hari abamama bamwe basigaye babyara abana ntibabonsa kubera ivugabutumwa cyangwa gusanga kubera ngo adakecura vuba ngo ibere ritagwa kubera hayonse umwana. Ibyo bintu nibyo nshaka ko tuganiraho. Nabibonye mfite ubuhamya bw'abantu bane. Dufite abamama babashumba cyangwa se bafite amatitire mu makanisa abasaba gukomeza kugenda mu mavugabutumwa ahantu banze konsa abana pe. Nukuri ko Imana banze konsa abana kubyara barabihagaritse kandi bakiri abamama batoya ngo mfite ivugabutumwa ngo sinorijamo mfite uruhinja ngo nta mwanya wo konsa nzaba mfite ngo nta mwanya wo kubyara nzaba mfite. Kandi mwibuke ko Imana yaguhaye ubumana nk'umubyeyi kugira ngo uzoze ubyara kuko na Bibiliya iravuga ngo mwororoke k'umusenyi wo ku nyanja. Hari umugabo nakunze wabwije aravuga ngo ntimukaza mwishushanya mubesha ngo mugiye mwivugabutumwa. Ivugabutumwa rikuru rya mbere rihera mu wawe. Kurya wavuye mu wawe ufitanye ikibazo n'umugore cyangwa se umugabo jewe nzavuga ngo iryo kanisa ntonerigeremo. Ariko uzikura mu kanisa kubera ko ufite impano yo gusirimba uri gusirimba warabimeranye nabi n'umugore cyangwa umugabo hari utwo mutumvikanye za bindi biba mu ngo warangiza wamukubita ijisho ukamusanga wenda we kamere yahagurutse ameze gutyo. Yes, reka ngusuhuze nkwifuriza igitondo ciza wewe bukendetse ntabugorobye nkwifuriza umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abanyamurenge bose ku isi ukuye mu Tugara, turamukije abanyamasisi, turamukije abanyarwanda ukuye mu bifabagani byabo, turamukije abantu bari ruguru mu matongo y'abasekuruza mu bibanza by'abase aho baherereye hose. Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire mu byo murimo ndetse no mu bibanza byanyu. Turamukije umuryango wa M23 afisa twirwaneho aho muherereye hose. Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Turamukije n'abantu bagira umutwaro cyangwa se ubugira neza bwo gufasha aho bavuka cyangwa se gufasha abababaye. Nukuri Imana ikomeze barinde kandi Imana ikomeze ibishimire. Muri abantu b'agaciro cyane ku bihugu byanyu ndetse no ku bwoko bwanyu kubera ko gufasha suko ufite byinshi suko iyo byasagutse n'urukundo kandi muzare abantu batanga suko ari abantu babakire cyane. Gutanga gusa n'urukundo kwigomwa ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero turabasuhuje ariko by'umwihariko turamukije umuryango wa Ineza Live TV ku isi aho muherereye hose. Imana ikomeze ibishimire, Imana ikomeze bagirire neza, Imana ikomeze ifungura amarembo yanyu, Imana ikomeze ibimane. Nukuri mwagize neza cyane kuza muri kanisa. Kanisa ridatangisha amaturo, kanisa ridatangisha 10, kanisa ritagira utuntu twinshi, hasenga ubikeneye utabikeneye, tagushira mu mugozi cyangwa se ngo duhatirize. Oya, muri abantu b'agaciro cyane kandi Imana ikomeze ibishimire, Imana ikomeze barinde. Turamukije abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi, abanyamerika, ahantu hose kiremwa muntu giherereye gifite umutima wa kimuntu cujuje za kondisiyo zacu zibisabwa. Imana ibagirire neza kandi Imana ikomeze barinde. Muri abantu beza cyane, muri abantu beza. Ariko uzi kubona umuntu mwiza ufite n'umutima mwiza uzuvuga ati iyi ni Imana ihayimukoreramo, iyi ni Imana iri gukora kandi bigasubira bikaba bibi kubona umuntu mubi kwisura ufite n'umutima mubi. Biba bisa nabyo naba ariko kubona umuntu ufite umutima mwiza kwisura uko yabasa kose ariko afite umutima mwiza. Naje gusanga nta munyamafaranga mubi ubaho kwisura. Uzareba uwo muturanye, uzareba kuba hejuru cyangwa kuba hasi, kubateye mu magorofa cyangwa muturanye, uko yaba ameze kose, uko yabasa kose ariko afite amafaranga. Habindagira ngo niyo bahanuka igikara ariko afite amafaranga uzumva hayahumura. Uzumva hayahumura. Umunyamafaranga nta munyamafaranga mubi ubaho pe. Uzuko naje kwitegereza abantu ndareba nsanga abantu bose ni beza ariko kubona umuhungu mwiza w'umukene bwa bwiza ntuzi ububona pe.
n'umukobwa mwiza w'umukene tuzubona bwa bwiza, ariko nyine niki kuvuga ngo kariya kana ngo kari keza nako kari mu buzima butari sawa, ariko sha umuhungu yaba afite amabinga, amajwi, yaba afite iki, afite amafaranga, aba ari mwiza pe. Uzamutangira kumukunda ukamubona asa neza, ibyo bintu ni hungabana. Uriya muntu ni mubi gusa nuko afite amafaranga, ariko ga nyine ihungabana. Amafaranga ni meza sha, agasubira kandi akaba mabi. Kuba yagira bamwe bazabura amahoro kandi ntibanafashe n'abatishoboye. Hakika ya Mungu, mufite urubanza imbere y'Imana, mufite ibyo muzobazwa byinshi. Tutarinjira mu biganiro cyacu, reka tubanze twihanganishe ubwoko bw'abanyamurenge, abantu bari mu bihe bitari byiza byo kubura ababo. Twese abanyamurenge turi mu bihe byiza, kuba duhumeka umwuka w'abazima ni ibihe byiza. Hakaba hari n'abandi bahumekera muri bomboni mu mwuka bishura ku isegonda ngira ngo, ariko hakaba n'abandi baba bavuga ati Imana wanyijaniye n'ubundi ko ari yare. Rero abanyamurenge bari mu bihe bitameze neza, ibihe byo kubura ababo, Imana bakomeze, Imana baheze ihumure, kubera ko twebwe ihumure twobaheza ni mwihangane mukomere. Ariko Imana rukuntu izama ibigira gutya ikamuga umutima ugakomera, ukumva ko gupfusha umuntu siwe wa mbere sinaye wa nyuma, siwe bibayeho, ukavuga ati n'ubundi ni inzira y'umusaraba twese twatujaho, uwishe azapfa n'uwapfuye nawe agapfa, ugasanga nyine byose ni impfu. Ariko umuntu ufite ikibazo n'urubanza imbere y'Imana numena amaraso y'inzirakarengane, uwo nguwo we rwose sinzi ko imbere y'Imana hari ico uzovuga kugira ngo Imana iguhuhiremo. Imana ni nyembabazi, uko izabikora niyibizi. Ariko twebwe nk'abana b'abantu biragoye ko twokwigira inshuti waramenya amaraso bizwe, kandi ngo niyo bitaba bitanazwi tacakorewe mu bwisho kitagiye ku mugaragaro. Rero banyamurenge bwoko bwacu, Imana baheze ihumure, kandi Imana baheze kwihangana bari muri ibyo bihe, ndetse n'abarwayi namwe ntitwobora kubabwira ngo nimukomere. Ijoro rigeze mu rukerera, kurwaza birababaza no kurwara birababaza. Ntawe utararwara, ntawe utararwaza. Iyo ikintu kitarakugeraho uzi ucumva nk'imigani bindi abo hirya baravuze ngo ribaruwa riraye, ntibavuga ukuntu ijoro ari ribi, utarigeze urirara, utaramaze amasaha 7 uhawe utekereza gusabuza ibitotsi, wapi ntiworibaraga kuko ndaco wariboneyemo. Kandi ngo umuntu atinyika ibira bivanye n'ico aribone yakiboneyemo ico kibira. Rero nukuri mukomere cyane, Imana hari ikintu izakora gifatika, ubuzima bugahinduka, natwe tukagira gakondo yacu. Abana bakazavuga ngo ahangaha ngo hari kwa sogokuruza, ngo hani kwa sogokuru, ngo ahangaha ni kwa data. Tuzagira igihugu nubwo tuba dufitemo navuga abindazananiye batemera ko abanyamurenge bari kwicwa barahari, kandi bakanabivuga no ku social media badatewe ipfunwe, kandi bakumva ko ari bo bayobotse nyamara ari bo bayobse. Ibyo ngibyo birahari. Gusa umuntu ushinyagurira mwene wabo, nubona ko mwene wabo nyine bimeze uko nguko muzamubibona, ufite urubanza. Kandi ndahamya ko usibiza nyine izo ndonke babaheza, ariko ndahamya ko nawe abantu imitima yarashize, imitima yabavuyemo, inyama y'urukundo yabavuyemo. Ariko birababaje cyane. Twakageze igihe dufatikanyiza twese isengesho rimwe ryo kuvuga ngo Mana hindura bari abakongomani bene wacu, tubane tube mu gihugu, tureke kwicwa, tureke gutwikwa, bya bindi byose muze namwe ibyo ngibyo singiye kubibutsa. Kintu cyo cyari kigeze ngo dushembere ingata imwe, tubohere inyabutatu hamwe, ariko kubera byabigaba by'ibisambo byabuza amahoro nagurisha n'abana babo, bakumva gusa ko nta jenoside y'abanyamurenge ntaki. Ibyo singiye kubivuga sibyo bizanzanya ahangaha, ariko Imana baheze guhinduka, muve muri ubwo buyobe. Abo mukorera bazabica apana kera, murabakorera bakabafunga ariko nuko rero hari inkuru nabonye nshaka gusangira n'abakunzi bacu.
ntabwo ari ibindi mu kuyivuga ntiturengera, mu kuyivuga ntitugera hatagerwa, ibyo twabivuyemo. Gusa tugiye kubazanya tunaganire tunarebe ntese uyu mugabo n'uyu mugore wiwe ninde ufite rezo, ninde uri mukuri. Impamvu mbabwiye bino bintu, hari abamama bamwe basigaye babyara abana ntibabonsa kubera ivugabutumwa, cyangwa gusanga kubera ngo adakecura vuba ngo ibere ritagwa kubera hayonse umwana. Ibyo bintu nibyo nshaka ko tuganiraho. Nabibonye mfite ubuhamya bw'abantu 4, ariko kubera twahinduye imikorere ntawe tuvuga, ntawe dukoresha mu byacu, turabivuga ubibarizwamo arabyumva. Amazina yanyu turayazi ntitwayavuga, gusa twahinduye imikorere, twabaye ibyaremwe bisha, turabivuga. Nawe ushobora kuba ufite umugore utazawonsa umwana, birashoboka, cyangwa se arahari, ariko ntiwobivuga cyangwa se ngo ubibwire abandi bantu. Gusa ko ngako nagahinda ubana nako, kandi ni ikintu kibi. Dufite abamama b'abashumba cyangwa se bafite amatitire mu makanisa abasaba gukomeza kugenda mu mavugabutumwa ahantu banze konsa abana pe. Nukuri ko Imana banze konsa abana, kubyara barabihagaritse, kandi bakiri abamama batoya. ngo mfite ivugabutumwa, ngo sinorijamo mfite uruhinja, ngo nta mwanya wo konsa nzaba mfite, ngo nta mwanya wo kubyara nzaba mfite. Kandi mwibuke ko Imana yaguhaye ubumana nk'umubyeyi kugira ngo uzoze ubyara, kuko na Bibiliya iravuga ngo mwororoke nk'umusenyi wo ku nyanja. Ba bana wari kurema nk'Imana urabanze, ntukeneye kubyara, ukeneye gukorera Imana. Kandi nyamara wiko n'abana baremwe mu shusho y'Imana. Noneho naje gusanga nagiye ngana n'abantu bamwe na bamwe pe, ibyo bintu numva birahari iwanyu, mu muhano ubamo, mu rugo rwawe ubamo, ntawe tutonza agatoki, ntawe tuvuze, ariko tubwizanyije ukuri. Ahanini icyo kintu nyine kiba kigaragara ku mudamu cyangwa se ku mubyeyi ari nkaho ari we munyamakosa. Kandi njyewe siko mbifata. Njyewe uruhande rwanje uko mbifata, wowe mugabo nawe mugore mwasezeranye kubana akaramata, mukavuga ko muzatandukanywa n'urupfu, kandi simpamya ko mwaje kubana ngo muzifotoze cyangwa se ngo mube bajyanama b'abantu. Oya, mwaje kubana kugira ngo mubyare mwororoke, kurya Bibiliya ivuga. Mwarangiza umubyeyi yamara kubona inshingano mu ikanisa, wenda ari kujana na nyiri kanisa cyangwa se ari kujana gutya na gutya, ari muri ibi ngibi bisaba gukomeza agenda, ari Kigali, ari Bugande, ari Burundi, ari hehe, akama yumva ngo ninkomeza kubyara nukuri izo mission nzozihomba, cyangwa se izo ngendo nzozihomba, sinzosubira kuziramo kubera ko sinzoja mu ivugabutumwa nkuriwe naniwe, sinzoja mu ivugabutumwa mfite uruhinja. N'ababyaye bagata impinja ngo bage mu mavugabutumwa. Cyo kintu kirahari pe, ntawe dutunze urutoki, ntawe tuvuze ngo uyu n'uyu. Oyaye, kirahari. Abo mu bana barabizi, mugabo wawe arabizi, nawe mubyeyi urabizi. Turakora kino gana muri discipline, tugerageza kutinjira mu buzima bw'abantu, tugerageza kutagira uwo dukomeretsa cyangwa se uwo dutuma atekereza byinshi. Kubyara n'umwanzuro wawe, ariko umenye ko Imana ari itanga abana. Uzegera abadafite abana bumva agahinda bagira, niryo sengesho bagira, bakavuga ngo Mana numpa umwana nzagushima. Reka ibyo tubigarukeho tuvuge gutya. Nimba umugabo ngo niwe mutwe w'urugo, n'umumama mudamu akaba kwigihimba, wowe mugabo umugore wawe uri kubyara akanga konsa umwana, ukabibona ngo uramukubita kigozi. Kandi kigozi twebwe tuzi ko ihabwa ababyeyi, abana ba nyina babaza amashereka. Ukabona umugore karakora ibyo, imbyaro ya mbere, urubyaro rwa kabiri ukabyihorera ngo ari muri misiyo, ngo yivuga butumwa. Hari umugabo nakunze wabwije aravuga ngo ntimukaza mwishushanya mubesha ngo mugiye mwivuga butumwa. Ivuga butumwa rikuru rya mbere rihera mu wawe.
kurya wavuye mu wawe ufitanye ikibazo n'umugore cyangwa se umugabo, jewe nzavuga ngo iryo kanisa ntonarigeremo. Ariko uzi kuja mu kanisa kubera ko ufite impano yo gusirimba, uri gusirimba, warabimeranye nabi n'umugore cyangwa umugabo, hari utwo mutumvikanye bya bindi biba mu ngo, warangiza wamukubita ijisho ukamusanga wenda we kamere yahagurutse ameze gutyo. Nawe uzamavuga ati ewa ibyo kubyina ndabihagaritse. Ahanini uruhare runini rw'amafuti n'abagabo nje mbishiraho. Ni gute umugore wawe abyara atabuza amashereka yafite, ukavuga ngo ugiye kumuhereza gukigozi cyangwa se amata kandi nyine afite amashereka. Cyo kintu maze kubona ibyo bintu amakese agera muri nkane. Ba nyine tuba tubaza ariko tukavuga ati byibuze reka ni bya bindi ngo induru nimba ngo ari ngo habwirwa benshi akumva beneyo. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Yeba mugabo we mutwe w'urugo, wikwemera ko umwana wawe acuka akivuka, wikwemera ko umwana wawe yimwa iberi, ese kuri ari mwima w'nyoko ntarwaye? Tubwisanye ukuri, nyoko yarakonkesha amashereka akaboneka akabura akariguhata. Ariko wowe nguri mu kizungu. Hari umubyeyi twaganiriye mukuru bushize arambwira ngo abana biki gihe ino generation nyine yo mu kizungu ngo mwege ntago muzi ngo abana carico, ngo twebwe ngo ibya pampa ntabyo twagiraga, ngo umwana yarakunyariraga ngo mu ijoro nka 4 ukafura ku munsi bizibuza inshuro nka 5. Ubu nyine mwebwe abana ntimukimenye ko ari z'abana, pampa zaraje, ntimukimenya aho umwana ngo yitumye pampa zaraje. Ariko abaruguru bo umwana yaramunyariraga bugaca akituma aho ngaho akabikora n'umwana we. Ariko ubu nyine mwebwe mwabaye abanyakizungu, nukubyara umwana mwava ku bitaro ukamucutsa, kandi we ntibagucunkije bakonkeje imyaka. Hari n'abana ngo bagazabonka bakagaza mu myaka 4 kubera gukunda nyine ari nk'umuhereze, cyangwa se bakavuga ngo yatinze kwibere. Timuza mubona aborozi b'inka mwe murabizi bazavuga ngo iranyana ngo yatinze kwibere ngo ninye nikunda ukamuzanga inka n'inkuru ariko iracari ko yonka nyina kugeza nyina inka itetse. Ariko wowe nukuri ko Imana ico kintu kirababaje, ico kintu ntigikwiye abakristo. Iyo Mana uhawe usenga Imana nyine n'ubumana bwayo ntawuzi uko izikora. Ariko kubyara umwana ukamukura kwibere, umwana w'iyinga, umwana w'iminsi ngahe, shaho utagira imbabazi pe. Tubabaza amashereka urayafite gusa ngo reka mumenyereze ibere, ngo kubera ko ngo turi gupanga umukutano ngo i Burundi ngo nzajeho nta kibazo, ngo mfite ngo akarumuna kane cyangwa se imfura mu wanje ngo izozerera uwo mwana nyina hari nta kibazo, adahari nta kibazo, taberi umwana akeneye. Mwumve nk'ico kandi ukundi kiba kebaje. Umwana kera akaba agiye ku mata aho akabashizwe ku gikoma, kera umwana ukamusanga bamukujije mu bitekerezo. Ariko burya nyamara hari ikintu umwana ababura, hari ikintu umwana ababura. Muzarebe umwana wonse n'umwana utaronse bakomeye gutandukanya, n'ukuri pe bakomeye gutandukanya. Usanga umwana wonse aba ari cyana gishishe, umwana utarahuye n'uburwayi wenda n'umwana ushishe, n'umwana nyine ugaragara nyine umeze neza. Ariko umwana utaronse uzumureba ukagira ngo n'umwana mukuru kandi ari uruhinja. Babyeyi mwonsa abana, mureke gucutsa abana. Umwana w'iminsi 3 mureke kumucutsa, mureke gukura umwana kwiberi. Umwana afite uburenganzira bwo kwiberi ryawe imyaka 3 nishaka 4. Ufite amashereka nta kibazo, utayafite we birumvikana. Ariko ngo ikizungu mwajemo ngo se ngo tuzi bigezweho, ngo umwana ngo umumenyereza amata ngo azakura yarabimenyereye yaranabi ayaya byambabaje. Ndavuga ati Imana yaje, ushobora kuba nawe uwo muco utangiye kuwugira wenda umaze kabiri ubyaye, ariko ibyo bintu bireke. Wonse umwana igihe cyo guhabwa igikoma kiza kigera, nimba ngo ari nyuma y'amezi 6. Ababyeyi bonse nabo bimenya amezi 6 yashize wenda umwana nibwo utangira kumuza igikoma ukamunombera utuntu. Ariko mu gihe ufite amashereka n'ukuri ko Imana iba umukristo wonse umwana wawe, kwamusanga nyine umugabo nawe ashize kuguru ku kundi ngo njewe ngo umugore ngo ntiyonkeje umwana. Ibyo bintu ni fire
kuragira ngo ibyo bintu ni byiza, abo bibwira ko baraguseka, ko barakumva bakavuga ngo tete vide, umugore wawe nta mashereka yabuze, umugore wawe ntago ari kuvuga ngo ajya arya nabi ngo wenda ngo bigatuma ngo abura amashereka. Mwonsa abana yeme ivuga butumwa, habe no konsa abana nivuga butumwa. Nawe nyoko yarakonkeje, uragwara kugumaho ukarira akaguheza ibere ugaceceka, ariko mwebwe ubu nyine bamwe mwabaye abasitini mu murakabuza mufite abakozi ntibazi ko nako abana banyu ntibazi ko muri ba nyina umwana ukamusanga kareta umukozi ngo mama, kubera ko ntiwamubaye hafi, ntiwamwonkeje, ntazi imbabazi zawe, ntazi umuhindura pampo y'imwambika. Burya reka mbabwira abantu mwabyaye mwebwe muratamubyumva, umwana uko agenda abona se na nyina niko agenda bakunda ari uruhinja. Uza winjira akamaseka, yakubona akamagubwa neza, ariko umwana utonkeje, umwana utabaye hafi, simvuze nyine imiryango myinshi bamwe baba ukubiri, umwe ari i Burayi undi ari ino kubera guhiga amayisha. Aho ngabo nta kibazo kabisa, no guhiga ubuzima nibyo twese tuba duharanira yuko ingo zacu zibaho neza. Ariko ukora utaha mu rugo murabana n'umubyeyi ngo reka dufate umukozi ngo azamenyereze umwana. Jewe nta mukozi no gufatira, urabyaye nuza ngufasha ahubwo aho kugufatira umukozi ngo umukozi amenyere buri kimwe umwana, yama muheza amata kugeza umwana atangiye kugenda, taho yakubonye ngo uri mwivuga butumwa. Twanze ivuga butumwa rituma ababyeyi bakura abana ku iberi ngo bagiye mwivuga butumwa ngo ibiterane ngo Imana yabatumye ahantu. Ntabwo ari Imana igutuma ahantu kugira ngo ese uwo mwana ugiye agapfa. Iyo mwana wowe wakora ninde, banza wite ku mwana wawe, umube hafi, umuhekeya, umwana yonke. Cyo kintu cambabaje. Nanandikwe n'umugabo ejo bundi arambwira atewe iyo message uzayetunyurize kuri neza turebe ko zoba nk'ibigice bifata. Buriya hari igihe abantu bavuga ibintu byinshi mukavuga ngo haba harimo kuvanga ibintu bivanga ikintu oya. Twebwe twarababwiye ngo twabaye cyari mwigisha, tuza tuvuga inkuru, tunenge iciciro nkico, ntawe tuvuga mu izina. Umubyeyi uri umubyeyi, urateganya kuba umubyeyi. Ibyo ibyo bagukoreye uruhinja no gutarubiza, ariko wabonye urukundo rwa mama wawe na papa wawe. Ariko wowe cyo kintu mugenda mukireke, mugenda muza mubyara abana mubonse kugeza bacutse n'ubura amashereka urwo tarubanza. Ariko yewe mufite uvuga butumwa ngo next week umubyeyi umaze gatatu kera umwana nguwe takirana n'umwana, takicikoza umwana, tafurira umwana. Sha imyenda umukozi yafuze niyo wowe nyiri umwana wa mesha iratandukanye. Nuko yeme turabakunda cyane, ntabwo twari tuje kugira uwo dukomeretsa, ntabwo twari tuje kugira uwo dukura mu mavuta, ntabwo twari tuje kubiga isitaza mu byo tuvuga. No kuvuga tuziga, uwumva yumve, utumva kazi yake. Ariko birababaje wa mugabo we, birababaje kubona ibyo umugore wahakora ukavuga ngo kubera umurimo akora ngo nta kibazo. Ikibazo kirahari, nawe ufite ikibazo no kutabizi. Abamama mwonsa abana banyu, mureke gucutsa abana baraye bavutse. Nuko turabakunda cyane, niyo message twari tubazaniye, tubabwire ngo guhinduka birashoboka, umuntu wese ashaka guhinduka. Satani wenyine niwe nzi wanze guhinduka, kuva ku bwa Yesu kugeza ku bwacu bonyine yanze guhinduka, yanze kwihana ngo ahinduke. Ariko umurozi yohinduka, umusambanyi yohinduka, umwicanyi yohinduka, umujura yohinduka, umunyangeso mbi iyo ari yo yose yohinduka. Na Zakayo wamukoresha wikora arahindutse, amare guhinduka Yesu arazarara mu wiwe. Birababaje rero kubona akana gakura ubona kameze nabi, akana ninkaho ari imfubyi. Umwana ufite nyina ukiriho agomba konka keretse yabuze amashereka. Nuko turabakunda cyane kandi mukomeze mugira ibihe byiza. Reka tubabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi. Mwakoze kubana natwe, igitekerezo cyawe ni ingenzi, ngira akamaro. Imana ikomeze bande kandi ikomeze bishimire ibiganiro byacu ndakagaruka. Ciao ciao, bye bye.